intore ubanza bamwe muri twarizo abandi ntibabezo saba icyo tubasaba kugira ngo bibe byiza kurushaho abavuzi b'amacumu bawe Rwanda abavuzi b'amacumu bawe Rwanda beme aha hanyuma rero icyo tubasaba ni ukurangwa na morale nk'uko n'ubundi yakomeje kuturanga muri ibi bikorwa by'urugerero ariko nanone tukarangwa n'ikinyabupfura kurushaho ko no mu byo twatojwe kirimo siko bimeze igihe tutaratangira rero tugiye kuba turi muri morale yes ingingo ya nyuma nanjye nayumvishe nyamasi intore intore ntigambanira indi kirazira gutatira umujyi wa Kigali Kinyinya Ndege baganizi murakoze kumpa isomo rya nyuma ngiye kubigisha zamura zamura Intore intore 15 ku 10 kwa Gihanga intore 9 n'igice ku 10 intore intore aho 10 ku 10 inama njyanama mukaba n'umushyitsi mukuru nyakubahwa Yesu Umurenge afande ndetse n'abandi batoza turi kumwangaha intore mwaramutse neza uyu ni umunsi mwiza ni umunsi w'igitaramo mvarugamba ni umunsi tuza kumurikira umutware ibyo twagezeho ku rugerero igitaramo mvarugamba ni kimwe mu moko 5 y'ibitaramo tugira mu Rwanda tugira igitaramo njyarugamba tukagira igitaramo mvarugamba ari nacyo tugiye gutarama uyu munsi tukagira igitaramo cy'umuryango tukagira igitaramo cy'uburere mboneragihugu tukagira n'igitaramo bita nyizihiza ngoma muri iki gitaramo rero igikomeye dukora ni ukumurika ibyo twagezeho ku rugerero abitwaye neza kurusha abandi bakagabana bamwe bakagabana impeta zitandukanye impotore imidende no gucana uruti wabaye indashyikirwa kuruta abandi agabana inka y'ubumanzi ariko akanacana uruti gucana uruti ni umuhango wakorwaga iyo umuntu yabaga yahitanye ababisha 21 ku rugamba
yarazaga agashimirwa mu gitaramo, hanyuma yarangiza agafata uruti rw'icumu rye akarucana, kikaba kibaye ikimenyetso cy'uko atazasubira ku rugamba, ahubwo abaye umujyanama mu by'urugamba. Uyu munsi rero niko biri buze kugenda, nubwo bitakorwa mu ishusho isa n'iyo, ariko ababaye indashyikirwa ku rugerero baraza kugororerwa, n'ababaye ibigwaro uretse ko ntabo dufite ubundi nabo bari kugayirwa muri iki gitaramo. Nyakubahwa umuyobozi w'umurenge rero nagira ngo mbakire maze muze muduhere ikaze aba bantu, hanyuma nimurangiza mumurike intore, nimurangiza mumurike abatoza bazitoje, ndetse munabashimire muri rusange. Murakoze cyane. Bibafasha gukomeza kwitwara neza mu buzima bwa buri munsi, ariko by'umwihariko ibiganiro byaganishaga ku kubaka u Rwanda n'uruhare rw'urubyiruko, uruhare rw'intore, uruhare rw'abakorerabushake mu kwitanga no kwitangira u Rwanda. Batojwe rero n'aba batoza mubona, harimo n'abatoza ba gisirikare batozaga intambwe yo kudasobanya, baraza kutwereka bimwe mu bikorwa batoje, kuko kuri iki kibuga rwose bahazindukiraga ari benshi. Mu ntiza amashyi dushimiriza intore kuko zakoze ibikorwa byiza kandi zibikora n'umutimanama nk'uko twabibatoje. Mu ntiza amashyi tubashimire. Dushimire kandi aba batoza babanye nabo igihe cyose, hafi igihe cy'amezi 3, nabo mu ntiza amashyi tubashimire aho bari hose. By'umwihariko murantiza amashyi dushimire aba batoza ba gisirikare. Kuwa gatanu, buri wa gatanu babaga bari kuri iki kibuga, ndetse bari no hirya aho intore za Murama na Gasharu zahuriraga, bakahagerera igihe bakabatoza, ntabwo bigeze basiba na rimwe. Nabo mu ntiza amashyi tubashimire. Nyakubahwa Perezida w'inama njyanama, nagira ngo igisigaye baze kutwereka mu bingiro binyuranye bakoreyemo. Hari abo twafatanije kubaka umuhanda, hari abo twafatanije kurwanya imirire mibi, hari abo twafatanije kurwanya iyarara n'umwanda mu baturage, kandi nagira ngo n'ubundi ibikorwa birakomeza. Ntabwo bizahagarara. Uru Rwanda ni urwacu, uru Rwanda Kinyinya ni iyacu. Tuzakomeza kuba ku isonga mu kuyubaka ndetse no kugaragaza isura nziza ya Kinyinya aho tuzaba turi hose. Nagira ngo rero subiza ijambo umuhuza w'amagambo, noneho mutwereke ibikorwa bikurikira, dufatanye kwishimira ibikorwa byagezweho, ndetse nizere ko baza no kutugaragariza koko intore yarushije abandi. Ariko sinzimenya hari intango y'akamwa wabo mwateguye, kangwa wabo hajye murayibuka. Mubo nibagiye gushimira rero harimo abayobozi b'utugari, kandi nabo barahari. Baje kwa yese utugari nibamfashe tubashimire. Abayobozi b'utugari ubundi babita barushingwangerero, kuko twese aho tuva tukagera dutaha mu kagari, dutaha ku mudugudu. Intore zose rero zitorezwa muri iki gihugu zitaha ku mudugudu zigataha ku kagari. Niyo mpamvu babashinze ingerero zose, buriya abagoronome, abaganga, urugerero rw'inkomezabigwi n'abandi mu byiciro byose, bose tubarizwa buriya ku kagari. Niyo mpamvu rero bashinze ingerero zose ziva ku kagari. Mwongere muntiza amashyi tubashimire. Nagira ngo rero Dani umuhuza w'amagambo tugusubize mikoro, noneho mutugeze gahunda uko izakomeza. Mumfasha dushimire umuyobozi w'umurenge. Murakoze cyane. Kuri uru rugerero ntabwo twagiye mu bikorwa bigirira igihugu akamaro gusa, ahubwo mu by'ukuri hari n'imyitozo igiye itandukanye twagiye duhabwa, n'amasomo atandukanye twagiye duhabwa kugira ngo turusheho kuba twubakitse, haba ku mubiri, ku mutima no mu mutwe. Twatojwe intambwe y'intore y'ingabo nziza n'iya mutima w'urugo. Abahungu n'abakobwa batozwa kwiyereka bya Kinyarwanda, batozwa imbyino n'imishayayo bya Kinyarwanda, batozwa gutambuka gitore bya Kinyarwanda, uburyo abantu batambuka mu ntambwe y'intore y'ingabo nziza, ndetse ni nabyo bisa n'ibyo twiga twakuye ahandi bya karasisi cyangwa imyitozo yo kudasobanya, ariko ibyo bikorwa Kinyarwanda. Nk'ibyo navugaga rero twatojwe n'akarasisi. Ubwo abantu bari buze gukora imyitozo ngororangingo babe bitegura, muhaguruke mwigire imbere.
hanyuma twatojwe n'akarasisi cyangwa se imyitozo yo kudasobanya, twafashijwemo cyane n'abatoza b'abasirikare babikora neza. mu mfasha dushimira ingabo zacu kuko nta kosa, ibyo bagiyemo byose babikora neza, ukabona ko bagaragaza itandukaniro nyine, ukabona ko nta kantu k'igisivile, ntabwo ari nkatwe, ni abo gushimirwa cyane. kuko mukireba nagerageje gukora samari y'ibyo twigiye hamwe mu rugerero, ariko nongeramo n'ibindi bitekerezo twagiye twiga mu bantu bagiye badusangiza ibitekerezo, abantu baje kutuganiriza. Nagerageje gukora samari y'ibyo twakoze. Yego, nagerageje gusobanura ikintu gishushanyo cyanjye, nagerageje gukoresha amahame y'intore. Nagerageje gukoresha amahame y'intore nk'uko mureba uriya musirikare uri hagati mu gishushanyo, namugeranyije bisanzwe nk'umusirikare. Hari amahame agenga abasirikare. Muri ayo mahame harimo ubwitange, hakabamo kwiyubaha, hakabamo kubaha, ndetse n'andi nari kwibuka neza. Gusa icyo nishatse kuvuga, kuba bambaye umwambaro wa gisirikare tugeranyije no mu mahame y'intore, harimo intore ihame rivuga ngo kuba umurinzi w'ibyagezweho. Kuvuga ngo kuba narashyizemo isura y'umuntu, ni ukuvuga ko njye nawe turi aha ngaha twaba umurinzi w'ibyagezweho, aho kugira ngo turinde tubisenya, twagerageza ahubwo tukongera ibyagezweho kugira ngo twongereho n'ibindi. Ikindi muri kureba ababyinnyi babiri, yego, icyo bahagarariye ni ukwimakaza umuco wacu kugira ngo utazacika, aho kugira ngo twanduzwe n'abandi banyamahanga, ahubwo twebwe dukuze umuco wacu twamamare ku isi hose. Tumanutse hepfo muri kubona twagerageje kwimakaza isuku mu mujyi Green of Face Kinyi. Ikindi Kagugu na Gacuriro aho twagerageje gukora umuhanda muri Muhororo, ahandi twagerageje kugerayo, gusa uko tugenda tuganira batubwiye ko hari ibindi bikorwa by'indashyikirwa bagiye bakora. Tuve aho ngaho tujye muri kino gice. Aho ngaho ifoto nashatse kwereka y'amateka y'igihugu. Iriya darapo rya FPR n'iriya ntare, ni ukuvuga ngo rino darapo rihagarariye ishyaka rya FPR Inkotanyi. Kuvuga iriya ntare rihagarariye abasirikare bose barwaniye igihugu, nk'uko mu kirangantego cya RDF intare irimo. Ni ukuvuga ko kuba ari ishyaka ryagerageje kuzamura igihugu kikakivana mu mwijima w'icuraburindi bikakigeza aho ngubu kiri. Iyo ngiyo yaba ariyo samari y'ibyo nakoze. Murakoze, karakire undi mugenzi wanjye. Intore, murakoze. Amazina yanjye ni Havugimana Mabuse. Nkaba nari nateguye impano twegeneye umushyitsi mukuru, perezida w'inama njyanama mu murenge wa Kinyinya. mumushyire hagati kugira ngo ifoto ize kuza isa neza. Nanjye ndi umwe mu bantu bafite amatsiko yo kureba iyi mpano, uko bisa kose ni impano y'igitangaza. Ikiruta byose ni umutima yatanganywe. Mwebwe mwasubira mu byimbo nta kibazo.
abafata amafoto muyadufatire neza kuko ni urwibutso kandi ni urwibutso rufite icyo ruvuze. Amashyi menshi cyane kuri iyi mpano. Reka dusabe n'aba bayobozi bari aha ngaha, umuyobozi w'umurenge, amashyi menshi cyane kuri bagenzi bacu bakoze igikorwa cyiza mu by'ukuri. aratwereka uburyo bagenda mu mugongo, amashyi menshi cyane.
reka tubashimire. Amashyi menshi cyane kuri bagenzi bacu. Mubashimire kuri morale yari iri hejuru. Burya ngo morale yatunze igihugu n'igihe ntacyo cyari gifite.
n'ugacaracare nyine n'ugacerakere aho gucerakera uzakeza u Rwanda n'abanyarwanda muhirwa we uri Nyundo cyangwa se kuvuga icyo wamariye u Rwanda n'abanyarwanda Nakanagiye mu gikaranga agakambe karikangana umuranya agakambwe n'ibindi y'abasore nyamukandagira mu gitaramo igitondo gitangaje biro kwa Nyagasani Indero zagonga muzagonga ku rugamba ngende imirimo ari nkazishima ibigwari nkabinega Indero ziragonga muziragonga ku rugamba ngende intwari nkazishima ibigwari nkabinega Nini kimenyewe nakanagiye mu gikaranga agakambwe karikanga ni umuranya agakambwe n'ibindi y'abasore nyamukandagira mu gitaramo igitondo gitangaje biro kwa Nyagasani Nkabara tasama amagara yateje nyabiko muri ngoma y'Imana gusa nyabukunda mbere nakabara abanyakunda mbere tukareba ko umuntu arusha gore kugira ubuntu akazinya twenda bintu bwa muntu murakoze cyane ndi intore yo ku Mukondo mu nkomeza bigwi icyiciro cya 12 hano mu ifasi yacu ya Kinyinya ubwo duherukana ubushize mudusoreza itorero mwadutumye ku rugerero turahiga none tuje kumurika ibigwi by'imihigo yacu tumaze gusesengura ifasi yacu ya Kinyinya dufatanyije n'abatoza bacu ndetse n'abarushingwa ngerero dore ibyo twagezeho twafashije abakuru b'imidugudu gukemura ibibazo by'abaturage bitandukanye binyuze mu nteko z'abaturage murabizi neza ko buri wa kabiri ab'inteko z'abaturage twagiye dufatanya n'ubuyobozi bw'umudugudu kugira ngo tubashe kunga abaturage no gukemura bimwe mu bibazo bafite bitagombereye ko bijyanwa mu nzego z'ubucamanza uwo ni umuhigo wa mbere twesheje twibanze cyane ku bukangurambaga bwo kwimakaza isuku dusobanurira abaturage ingaruka mbi z'isuku nke ndetse no gukora imiganda twagiye dukora umuganda mu bikorwa byimakaza isuku bitandukanye hirya no hino aho dutuye ibyo byose twabifatanyaga n'abatoza bacu barushingwa ngerero abakuru b'imidugudu ndetse na Smart Kigali turabashimiye cyane ko mwatubaye hafi twasuye inzu ndangamateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 iherereye mu kagari ka Murama tunayikorera isuku imbere n'inyuma twubakiye umuturage wacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 inzu uwo muturage yitwa Kabarisa Tasie iki gikorwa ni mu buryo bwo kwigira twamufashije uyu mubyeyi kumusanira inzu igikorwa twakoze ugereranyije gihagaze agaciro ka miliyoni zirenga 5 uramutse ubihaye abakozi cyangwa se ukishyura abantu kugira ngo babikore uwo nawo ni umuhigo twesheje ikindi gikorwa twakoze nyakubahwa umushyitsi mukuru twahanze umuhanda mushya w'umugenderano mu kagari ka Kagugu mu mudugudu wa Muhororo nkuko nabivuze haruguru twasisenguye ifasi dusanga bimwe mu bibazo birimo harimo ikibazo cy'uko imigenderanire itagenda neza bitewe n'uko ibikorwa remezo bitari bihagije mu mudugudu wa Muhororo hari agace katabashaga kugendererana neza bityo tubakorera umuhanda ku bufatanye n'abaturage iki gikorwa tujya kugikora twumvaga ari ibintu bigoye ariko twakoze ubukangurambaga dufatanya n'abayobozi b'imidugudu hanyuma abaturage biyumvisha neza igikorwa twari tugiye gukora baradufasha ikirenze kurushaho cyatugaragarije ko banyuzwe kandi bakiriye ubukangurambaga bwacu nuko bamwe bemeye kwimura imbibi z'ubutaka bwabo kugira ngo umuhanda ubone aho nyura iki uyu muhanda twabonye uzafasha no kugendekerana ubucuruzi
ndetse no mu gihe hari ugize ibyago imbangukiragutabara ikaba yamugeraho kare kugira ngo ahabwe ubuvuzi bwihuse. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ibindi bikorwa twakoze by'umwihariko ni ugufasha inzego z'ibanze mu kurandura imirire mibi mu bana. Twakoze ibikorwa bitandukanye birimo gufatanya n'abanyabuzima kugira ngo babashe guhereza abana ibinini bibafasha kugira ngo bibavure inzoka babashe kugira imikurire myiza. Si ibyo gusa, twasuye irerero rizwi nka Feed My Sheep Center hano hepfo kwa Apotre Mignoni, aharererwa abana bari mu mirire mibi. Twabahaye amagi kugira murabizi neza ko igi ari ubuzima, kugira ngo bakomeze kubona intungamubiri zihagije. Twubatse uturima tw'igikoni mu midugudu itandukanye, tukibanda cyane cyane kutwubaka aho abaturage bose bazajya batwisangaho. Murabizi neza ko muri Kigali biba bigoye, hari n'udashobora kubona aho ashyira ako karima k'igikoni, ariko twagiye tubafasha kutubashyirira ku midugudu aho akarima k'igikoni kazaba ari ak'abaturage bose, aho kugira ngo kabe ak'umuturage umwe. Ibyo byose twabikoranye n'abaturage kuko twabakoreye ubukangurambaga, bityo tukajyanamo nabo icyarimwe. Ku rugerero twahigiye byinshi kandi byiza birimo indangagaciro yo kubahiriza igihe, gukorera hamwe, ubukorerabushake ndetse no gukunda igihugu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, ndahamya ntashidikanya ko nta waduhize mu karere kacu ka Gasabo. Imihigo yacu irivugira. None rero mushyitsi mukuru, niba mubinyemereye mumaze no gusesengura imihigo yacu, ndagira ngo munyemerere mudutumire ku ntango y'abahizi kuko turabikwiye rwose. Amerwe yaturenze. Murakoze cyane, murakakira Imana. Kandi bayishimye, ariko igikorwa nk'icyo kiri gukorwa bakemera kuyishyiraho umukono, tuba turirimba indirimbo yitwa ko ijoro rikunze, igihe ibarutse intwari, tugafatanya nabo kwishima, twishimira ko imirimo yacu yashimwe.
rimwe kabiri rimwe rimwe kabiri rimwe rimwe kabiri rimwe rimwe kabiri amashyi menshi cyane. umuyobozi w'isibo ndayishimiye Janvier isibikizwe n'inkomeza bw'icyiciro cya 12 isibikizwe n'abahungu n'abakobwa 60. umuyobozi nabasabaga gutangiza karasisi. amashyi menshi cyane. byose ni ibikorwa dukesha uyu murimo mwiza n'ubundi dukomeza kwishimira kandi tuzakomeza no kwishimira. Ni nayo mpamvu tuvuga ngo ntabwo dusoza ahubwo turasubika kuko hazabaho n'ikindi cyiciro kizakurikiraho. Rero ni muri urwo rwego nshimira cyane abatoza ari abadufashije, abatoza bacu nk'uko mwagiye muhura nabo, abatoza bacu badufashije, abasirikare bagiye badutoza kudasobanya, ngira ngo mwabibonye, ni ikimenyetso cyiza. Rero iki gikorwa ndagira ngo mukivanemo amasomo nkane mwe nk'urubyiruko rw'Abanyarwanda. Igihugu cyacu nta bandi bazacyubaka, igihugu cyacu nta bandi bazakirinda, igihugu cyacu nta bandi bazagiharanira, ni mwebwe. Dukeneye iki rero mu rubyiruko rwacu? Iyo muvuye mu bihe nk'ibi ngibi haba harimo ibintu ngiye kubabwira nka 3 cyangwa se 4. Icya mbere ni uko muzirikana yuko iyo mutoza w'ikirenga atekereza igikorwa nk'iki kiba ari ukugira ngo dutoze abazavamo
abayobozi kumva neza gahunda za leta, kumva neza ingamba z'umutoza w'ikirenga afite, noneho tukajya kuzishyira mu bikorwa aho dutuye, mu isibo ubamo, mu mudugudu ubamo, mu kagari ubamo, mu murenge ubamo. Ni umwanya mwiza, ntago iki gikorwa gisubitswe nako gisojwe, ahubwo bijye gukomereza aho dutuye. Ntago twakoze isuku gusa kuko twari turi ku rugerero, ntago twafashije inzego z'ibanze kubera yuko twari ku rugerero, oya, ahubwo turakomeza no kuziba hafi kuzageza ubwo abakomeza amashuri bayakomeza n'abajya mu bikorwa bitandukanye babijyamo. Bityo rero abayobozi beza nta handi bazava. Sharira arimo arakura, ndimo ndakura, Fanda arimo arakura, dukeneye abatugira gute, abagomba kutuzamura natwe tukavaho tukajya mu yindi mirimo ijyanye n'imyaka yacu, ariko nanone tukagira abadukorera ku ngata, noneho nabo bagasigara kuri ya mirimo. Nta bandi rero, ni mwebwe mugomba gukora ukazi kugira ngo bigerweho, nuko mubigira mu ruhare. Cya kabiri nuko nkuko mwabibonye mwatojwe kudasobanya. Bisobanuye iki? Ni umwanya mwiza wo kumenya yuko nanone hari ibindi bitekerezo ugomba gutekereza. Ntabwo ari kujya kwigisha amategeko gusa, ntabwo ari kujya kubaka gusa, ahubwo ugatekereza yuko nkuko tubona abagenzi bacu hano bambaye uniforms zitandukanye, kibaza ngo ni iki ngiye gukora kugira ngo nkomeze gukora akazi ko kurengera igihugu cyanjye. Sibyo? Ni ukuvuga ngo ni umwanya mwiza, ntabwo ari kudasobanya gusa turi hano mu itorero hanyuma twarisoza bikarangira turisubitse, ahubwo ni ugukomeza gutekereza ngo ni gute nakomerezaho, nkambara uniform yenda ya polisi, nkambara ya gisirikare, nkambara ya daso, kugira ngo nkomeze kurushaho no gukora n'ibindi bikorwa birenze ibyo ngibyo. Ntabwo mwabonye ko ari byiza? Buriya ngo iyo wanze kumenera amaraso yawe igihugu bigenda bite? Ngazi yarira ubusa. Niyo mpamvu rero nimwe mufite igisubizo cyo kurengera no kurinda igihugu cyacu. Nimwe mufite igisubizo cyo kwambara uniform, nimwe mufite igisubizo cyo kuba ingabo, cyo kuba abashinzwe umutekano kandi babikwiriye, bari ready kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu. Niyo mpamvu rero itorero nk'iri mutozwa kudasobanya, mugatozwa kuba abayobozi, mugatoza kuba abantu bafasha abandi, bagira ubumuntu, batekereza ku bikorwa bitandukanye. Icyo ni igikorwa musabwa gutekerezaho. Ejo tuzahure wambaye tuvuga tuti koko umujene wacu ni koko yahisemo neza. Iki gihugu kiriho kuko hari abakitangiye. Igihugu kiriho kubera yuko hari abatanze umwanya wabo. Igihugu kiriho kubera yuko hari abantu bumvishe neza icyo kurengera igihugu bivuze, gutabara abanyarwanda kivuze, noneho batanga umwanya wabo, batanga imbaraga zabo, ndetse bamwe batanga n'amaraso yabo. Uyu munsi muriho rero, muri mu gihugu gitekanye kubera yuko hari ababiharaniye. Nawe rero urasabwa iki kugira ngo nawe ejo igihugu kizabeho? Nuko ubigiramo uruhare. Igihe cyawe ni iki ngiki, byose uzabigezwaho n'iki rero? Aricyo ngiye gukurikizaho. Murarangije amashuri yisumbuye, murangije urugerero, murarusubitse, ubu bamwe bagiye kwishora mu ngeso mbi. Uyu munsi wo twabonaga ari umujene mwiza, wo twabonaga ari umusore, wo twabonaga yaberewe, usange yishwe n'ibiyobyabwenge. Kugira ngo ibyo byose uzabe umuyobozi mwiza, uzavemo umusirikare, uzavemo ushinzwe umutekano w'iki gihugu cy'u Rwanda, nuko wirinda ibiyobyabwenge, ukirinda kwiyandarika nk'umujene. Uyu munsi ibyo igihugu kirimo, ibyo kiri gukora, usaba kubyumva neza. Nujya mu businzi ukajya mu biyobyabwenge, ntabwo uzumva n'icyo ugomba kumarira igihugu cyawe. Kugira ngo bigereho rero
nuko wirinda ibiyobyabwenge. Nujya mu biyobyabwenge icyo wakabaye uzaba cyo bizaba birangiye. Bajene muri kunyumva, kugira ngo tuzabigereho, kugira ngo mujya mubibona no mu mashusho, kugira ngo uzabe umusirikare mwiza, uzabe umuyobozi mwiza, uzabe umupolisi mwiza, uzabe umudaso mwiza, uzabe perezida wa njyanama mwiza, nuko wirinda kujya mu biyobyabwenge. Kugira ngo mujya mubibona ugasanga umuntu yambaye teni, byari ibihugu bimwe njyamo, ukabona umuntu arabyutse mu gitondo yambaye teni, agiye ku muhanda, aguze capati, aguze icyayi. Ndakubwira nkabwira ngo mu Rwanda ubonye umusirikare nka Fande yicaye ku muhanda ari kurya capati, aho bamubariza ntabwo mpazi, ariko babimubaza, sibyo? Bisobanuye iki rero? Ubwo budasa bw'Abanyarwanda, iyo myifatire itandukanye n'iy'abo banyamahanga, ni twebwe ubwacu tugomba kwigiramo uruhare no kuyishyigikira. Rero nimutaba amaso bamwe muri roha mu biyobyabwenge, ubuzima bwanyu bwangirike, bya bikorwa mumaze kuduhigira byose bibe impfabusa. Rero nicyo tugomba kwirinda mu mikurire yacu no mu mikorere yacu. Cya gatatu nuko mugomba kumenya yuko igihugu kizabaho kubera ko gifite abanyabwenge, gifite abantu bize, gifite abantu bafite ubundi bumenyi burenzeho. Rero ubuzima ntiburangiriye aha, ahubwo nimukomeze mujya mu mashuri ya kaminuza no mu bindi bikorwa, kugira ngo ejo muzagire ku rwego. Njya nkunda kubwira abantu igihe cyacu, muri kunyumva, igihe cyacu umuntu wabaga yararangije tronkome cyangwa se umwaka wa 3 secondaire yajyaga gukora muri ministeri. No kuva muri grand vacances, yewe niga mu wa 3 secondaire nakoraga muri Minente, fonctionnaire muri grand vacances amezi 3 nkayamara ndi muri ministeri, kuko ninjye wabaga ndi umuhanga, ninjye wabaga warize. Uko ibigihe bigenda bisimburana tugezaho imanite, nimubona iki gihugu kiriho kubera ko cyakiriwe imiryango mwese muri. Noneho cya kabiri nuko nta muntu wasabaga akazi muri leta. Wewe wadepozaga diplome yawe gusa warangije, ukadepoza diplome ukazumva baraguhamagaye ngo ngwino ujye gukora akazi, waba ukazi waba utakazi bikarangira. Ikigo kiba Igitarama cyitwaga icy'amahugurwa, icyo bakoreraga mbere no kuvuga ngo umuntu wese wagurangije imanite yajyagayo kwiga kurisha ifurusheti y'icyuma nk'umufonctionnaire, sibyo? Uyu munsi aho u Rwanda ruvuye naho rugeze uyu munsi, mushobora kuba mutabiha agaciro, ariko twe twabibayemo tukabibona n'amaso yacu. Tubona imbaraga ubuyobozi bwashyize muri iki gihugu cyo kuba uyu munsi. Kubera iki? Wasangaga nko mu karere uwize kaminuza ari umwe, ndetse uwo muntu wize kaminuza akitwa kandida perezida. Kubera iki? Yabaga ari umwe gusa. Bisobanuye iki rero? Niwangiza ubuzima bwawe, ntukomeze amashuri, ntugire ngo abiga bo bazahagarara. Uyu munsi abafite PhD muri iki gihugu cy'u Rwanda uko bangana, abafite za professors uko bangana, ni imbaraga ubuyobozi bw'igihugu cyacu, umutoza w'ikirenga aba yarashize mu rwego rw'uburezi. Nupfusha ayo mahirwe yawe ubusa rero, nk'uko MC yabivuze, ikizakurikiraho niwo uzaba wangije ubugingo, ariko ukangiza n'umubiri wawe, ariko igihugu cyagushiriyeho uburyo bwo gutekereza ejo hawe hazaza. Murumva ukuntu ibintu bigenda bisimburana. Bisobanuye iki rero? Niba utarize no gutwara imodoka, bajya batwara imodoka ari mujya mu byumva iyo basaba abashoferi nibura kuba warangije imanite, nibura kuba uvuga igifaransa cyangwa icyongereza, ariko ubundi imbere ntabwo ibyo byari birimo. Kubera iki? Turazamuka. Nutazamukana n'igihugu urasigara. Nusigara kizakurikiraho ni ikihe? Nuko bazakujyana utozwa.
ntabwo muzi aho batoreza abantu bagize ibibazo by'ibiyobyabwenge bazabatoza. Rero icyo mbasaba ni ikihe? Turasubitse uyu munsi, ariko mutekereze neza yuko ibikorwa byo bidahagaze, bigomba gukomeza gushyirwa mu bikorwa. Kandi ikindi cya kabiri babwiye nuko ugomba kumenya yuko igihugu kiri kwihuta mu iterambere, kigomba kwihutana n'abaturage bacu. Nusigara urabusigaye, ntabwo uzarenganya igihugu kuko cyakoze byose. Uyu munsi amashuri, ibikorwa byose bitandukanye leta yabishyizeho. Niwipfusha ubusa amahirwe yawe kizaba ari ikibazo. Icyanyuma rero nuko nimwe muri mwo abapapa bejo, abamama bejo beza. Tugira ibibazo, kumva ngo hari ibibazo by'imirire mibi, kumva ngo hari ibibazo bya divorce, kumva ngo harimo ibibazo by'ingo zitaramba. Nimwe mufite igisubizo cyo kubaka, cyo kuba abagabo beza no kuba abagore beza, mukaba papa n'abamama b'abana beza. Kuko mukurira mu gihugu cyabatekerejeho, kikabatoza, kikabaha no mu buryo. Barahari, inzego zose zirahari kugira ngo dukomeze gufashanya kubaka igihugu cyacu, kubaka umurenge wacu, kubaka utugari twacu, kubaka imidugudu yacu. Rero niba mu by'ukuri ejo ntituzumve komanda ari kutubwira ati ba bantu twatoje dore bari hano kubera ko bishwe n'ibiyobyabwenge, bari hano kubera yuko bagiye gusahura amazu y'abantu, bari hano kubera ko bagiye mu bikorwa cyangwa se bitandukanye. Oya, ahubwo turi intangarugero, dufashe polisi, dufashe daso, dufashe inzego z'umutekano, dufashe ba bantu bose kugira ngo tugaragaze ko twatojwe. Rero mu izina ry'umuyobozi w'akarere n'ubundi wungirije wagomba kuba ari hano, reka mbashimire, nshimira abatoza, nshimira inzego zose zatanze umwanya wazo, zigatanga imbaraga zabo kugira ngo iki gikorwa tube tugisubitse. Nshimira intore zafashe uyu mwanya, mwiha amashyi kuko mwarakoze cyane, ibikorwa byiza byakozwe, kandi nkomeza kubasaba ngo nimukomeze kurushaho nanone kuba intore zizihiye igihugu cyacu, by'umwihariko umurenge dukoreramo. Haba rero n'ubundi ku mugaragaro dusubitse iki gikorwa cy'inkomezabigwi ku nshuro ya 12, kandi mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Ubwo rero nk'uko bari babisabye yuko dutanga uburenganzira, nkaba rero nsaba kandi ntanze uburenganzira kugira ngo abashinzwe kubitegura babidufashemo, ya ntango tuyegere. Murakoze cyane. Izera rwose bashobora gusoma nabo ku isabato bose iraziruye. Hanyuma rero nk'uko nari maze kubivuga, uyu ntabwo ari umuhanga ahubwo ni igihango. Ubwo rero besheje imihigo, nyakubahwa umushyitsi mukuru, ntacyo bitwaye rwose, mwabemerera bagasoma ku ntango. Amashyi menshi cyane. Ngo nimwakire mumweho mwese. Ijoro rirakunze, ryibarutse intwari.